iyo muri perezida wa zone federasiyo 5 ari mu kanama k'iyi kane ntuza ninde harya Ferna Ferna ubwo wenda yanabafasha bakabona ibyangombwa ariko rero urumva ko byagenda kose n'umuyobozi n'umwe mu uhagarariye federasiyo akaba ajyayo. iminota ya tugendanye twari twifuje kuganira n'umunyamabanga wa Ferwafa bwana Henry Muhire, nibyo tugiye kuganira ariko mu minota mikeya reka tukubite tubangura. Yamaze kugera muri studio SG muri aho. Muraho neza Ephraim. Karibu mu rugo. Ndashimiye cyane. Aheruka urugo rutarimuka. Oya. Ruri hano nabwo ruri hano narahageze ahubwo nuko mbonye umuryango ari wowe ngahindiye amarembo. Ngahindiye amarembo. Ngira mushiki wanjye wanyakiriye hariya narinje nkomeza nzi ko hari ahantu nzi ariko nsanga nyine muri flash burari bishya nsanga uko mwahinduye. Ari nabyo byiza. Ariko souvenir ufite muri flash ni YSG igihe wahamaze ko uri mu batangije mu bambere muri siporo yigenga. Numva bakorana na Theo Barasa waracyahari. Nk'urwibutso ufite kuri izi mikoro nuru. Urwibutso rwa mbere runini mpamye yuko abanzi uyu munsi ngira ngo uretse umuryango cyangwa inshuti abanzi uyu munsi benshi banze kubera flash. Sinatinya kuvuga yuko ni n'amanota menshi hari nifite mu byamesheje akazi na flash irimo kubera ko niko kazi ka mbere nagize, niwo umuyobozi wacu Kamanzi Rune mukoresha wa mbere nagize. So ngiye nihuse cyane memory ifite hangaha ya mbere yihuta ni bwa mbere twogeze umupira umuntu ataraho uwera ku mugabane w'Uburayi uvuga uri hano ugashyira hiriya sound ni ikintu cyantonze bwa mbere kugira ngo ube wagikora n'usanga microphone y'ikijya bwa mbere ragutonda ariko icyo cyo cyari nka gishyashya kandi cyari ikintu navuga ngo twari twadukanye twagombaga gukoresha abantu bakagikunda bakakimenyera. So iyi memory nyifiteho cyane mu bintu nibuka ndi munsi ntajye nibagirwa cyane n'umunsi wa mbere nakoze njyenyine kuko nkinjira hano nakoranye na Albert Baudouin muskurikirana Theo Barasa ubundi munsi njyenyine. So uwo munsi ntago nyankwibagirwa uwo nakoze njyenyine nibaza ukuntu ikiganiro cy'iminota 30 kiri burangire ariko nyine kubw'amahirwe kirangira neza. Kera mwakoraga utwo tunota gusa. Niko yatangiye ari iminota 30 ariko nyuma tuza kuvugana n'ubuyobozi nyine ntago byamaze igihe kinini cyane ngira ngo twari muri Centenary House. Nibwo twimutse tujya mu gitondo twashaka ahantu dukora umwanya munini uhagije. Urumva radio yigitangira kuko twatangiye na radio ntitangira ifite ibiganiro binini byose biri kandi aho flash info even n'amakuru asanzwe n'amakuru y'ikinyarwanda y'icyongereza y'igifaransa abari just bulletin abari amakuru mato natwe niko twatangiye ariko aho team ibaye nini so twari tumaze kuba 2-3 dushobora gukora ikiganiro nibwo rero baduhaye gukora isaha noneho tujya mu gitondo saa 3 kugera saa 4 dukora n'akazi ko gutanga abandi kuko nimugoroba nitwe twasozaga twakoraga saa 11 nibaza kugera saa 11 n'igice nibuka. So birangira rero tugiye mu gitondo abari twe tubanza nibaza ko nta yindi radio yigeze tubanziriza mu gitondo abandi bose bagiye basettinga ibiganiro bakurikije aho twahereye kuko iki gitwe twari saa 3 radio DC iri saa 5 iri saa 6. Yes, so urumva rero ahandi bose bagerageje kujyamo aho hagati ngira ngo contact nayo yari gitangira nyuma yanjye gato nabo bajya saa 5 abandi bose rero bagiye bagerageza kuzuza uwo mwanya wo hagati. Reka rero ubwo tujya mu bibazo byinshi tugufitiye. Reka duhere ku mushyitsi dufite mu Rwanda Patrick Mboma umurejandere wa Cameroon aragenzwa n'iki mu Rwanda ko hari abantu bamubonye mu Rwanda. Hari imikorere n'imikoranire turi gushyira hamwe n'ihuriro ry'abakinnyi cyangwa se ni federation niko nabo bitwa ni federation iteza imbere imikino y'abakanyujeho cyangwa se y'abaveteran. Kuri uyu munsi turi bugirane ndetse n'amasezerano icyo bita MOU mu buryo bw'imikoranire. Hari imikino mpuzamahanga wagereranya nk'aho ari y'isi imikino izaba irimo abakinnyi bo ku isi hose twifuza gutegura hano mu mwaka wa 2024 ba Ronaldinho. Yes, abo bakinnyi bose bakanyujeho mu makipe y'ibihugu mu maclub se ngombwa ko abakinnyi ikipe y'igihugu gusa no mu maclub ariko abakinnyi benshi abanini tugiye tuzi hatwe hano mu Rwanda murezi ko tubafite ku bihugu bitandukanye. So turi gutegura rero icyo gikombe cyangwa se iyo federation yaragiteguye mu marushanwa ariko mu rwego kugira ngo ibikore binabere hano mu gihugu iwacu bahitamo yuko twagirana amasezerano arambye azamara igihe kinini ariko ari imikoranire mu buryo butandukanye bitari no rushingiye kuri ayo marushanwa gusa bushingiye ahubwo no kugira ngo tugende tugirana umubano na za federation.
ni naho ngaho rero nko mukinnyi nka Patrick Mboma urumva n'umuntu wakanyujijeho ni igihanganye umupira w'amaguru ni izina riremereye n'umwe mu baza kuba bari muri ayo masezerano ubwo tuza kuba tuyasinya kuri federasiyo mu masaha y'isaa 9 ariko noneho akaba n'umwe mu bafite nanone ijambo mu mafederasiyo atandukanye uhereye iwabo mu gihugu cya Cameroon ubwo ni nk'abambasaderi mu by'ukuri turimo dushaka mu rwego rw'imikorere n'imikoranire n'imibanire myiza n'amafederasiyo tuzagenda tugeraho mu minsi iri imbere. Muri uko kwakira by'igikombe cy'isi waruvujeho cyangwa kanyujijeho ubwo umuntu yahita yirukira kuri infrastructure mwizera ko muri 2024 zaba zihagije cyangwa byo ntibirebera ngo ufite infrastructure ziri kuri dogere runaka? Oya zizaba zihagije ngira nkuko mubizi bafite stade kubaka stade mu nshingano zabo mwarabonye ko Stade National Amahoro yatangiye ngira ngo bafite hari igihe cy'imyaka 2 niba nibuka neza. Hari ibyo turi gutegura kuri stade mpuzamahanga ya Huye mu gihe kiri imbere turakorana none na stade mpuzamahanga ya Rubavu hari andi ma stade atandukanye dufite mu mishinga twizera yuko mu icyo gihe cyose azaba yararangiye ariko none nta nubwo tubikorera ayo marushanwa gusa nkuko mubizi muri politike y'igihugu mu rwego rw'ubukerarugendo buragenda bwimuka murabizi ko kera mu gihe cyabanje bavuze ubukerarugendo abantu bose bakumva ko ari kujya muri parike gusura inyamaswa n'ibindi binyaburanga by'igihugu ubu rero tugeze noneho muri tourism mu buryo bwagutse haba muri medical tourism ubwo wenda abikoramo bazabibabwira ubu twe ku ruhande rutureba ni muri sports tourism so iyo twakira no mu marushanwa nk'aya ngaya ni uburyo kugira ngo nyine abaza gusura igihugu niba Patrick Mbomaje mu gihugu ntago biri burangira agaruke kuri federasiyo gusa hari iminsi azamara inaha hari ibice bitandukanye azasura notama ibice by'igihugu biranga amateka azagera ku rwibutso rwa Gisozi hanyuma agasura n'ibindi bice noneho byiza nyaburanga ashobora kureba ubwo siwe gusa ejo ni mwarayibonye mufatanye na RDB na Arsenal kimwe na za PSG hari abakinyi bihanganye baheruka inaha ni muri ibyo byose turimo rero nibaza yuko bikorwa remezo byo si ikibazo ku gihugu bizaba byarasobanutse kandi n'ibyo dufite uyu munsi biratanga icyizere. Haraniyongeraho ngo turahita turgukubita tubangura kuri minota n'ibike hari niyongeraho byavuzwe nanone ko Rwanda ngo rushaka kwakira Super League ihuza amakereba akomeye ku mugabane wa Afurika igitekerezo cyazanwe n'abuyobozi nyine bwa Confederation ya CAF ndetse na FIFA iki cyo kirahari bimeze biti? Birahari nibyo nakubwiraga muri ibyo bijyanye na sports tourism u Rwanda uko duhagaze uyu munsi mu rwego rwo twakira neza haba amarushanwa twakira neza abatugana haba ibikorwa remezo bigendanye naho dushobora gutanga za office abantu bakoreramo uburyo bwa transport bugezweho uburyo bw'indege ya Rwanda yahigera mu bihugu bitandukanye ikabihuza imijyi inyuranye niho duhera rero dushaka kwakira byinshi bitandukanye yaba iyo confederations n'ibindi byinshi tuzagenda tubaha ibyinshi wenda tukirinda kubitangaza mbere kuko tuba tukiri mu biganiro kenshi bitangaje bisa nk'ibyarangiye tuba tukiri mu biganiro ariko biba iyo marushanwa uvuze n'andi ari imbere yose turi tayari ko henshi tuzagenda tuyasaba hari ibintu abantu bakunze kwishyiramo ukumva ko finale y'igikombe cya Champions League finale ya Confederations Cup finale ya CAN iri mu bihugu by'uburengerazuba iri mu Barabu harageze rero yuko natwe u Rwanda muri aka karere dushaka gutinyura abandi kugira ngo tubabere urugero rwiza tubabere ababereka ko bishoboka yuko amarushanwa nk'ayo bikorwa nk'ibyo bya siporo bishobora kumanuka bikaza naho iwacu. Ubwo duhite tujya ku Mavubi twihuta kuko nkuko mwabivuze Stade Huye muri kuyivugurura kugira ngo by'umwihariko nkuko byavuzwe murebe ko mwakwakirira mu Rwanda umukino wo gushaka ityo kujya mu gikombe cya Afurika uzahuza u Rwanda na Senegal ku munsi w'ejo mwagiyeyo mwasanze bigeze hehe gahunda ikurikiraho ni iyihe kugira ngo tumenye uko bihagaze? Yes arakoze cyane Ondas ejo twagiye ariko sibwo twaherukagayo gusa ni igikorwa dukora kenshi mu buri cyumweru hari inzego nkuru za leta zirimo Ministeri ya Sport Ministeri y'Ibikorwa Remezo ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imyubakire Rwanda Housing n'ibindi bigo bitandukanye notamugwa na Ferwafa tureberera umupira w'amaguru tugiye rero buri cyumweru kujya kureba aho abatekinisiye bari ibyo bari gukora izo nzego zose mvuze zifite abatekinisiye baduhagarariye baba ari iyo buri munsi bo bagiye gutura Butare muri rwo kugira ngo ako kazi kanozwe neza kagende neza izo nzego nkuru rero zindi tujyana kugira ngo tujye kureba aho imirimo igeze ku munsi w'ejo twagiyeyo mu cyumweru gitaha tuzasubirayo ngira ngo ahari n'ejo ngenza nasubirayo tuba turi kureba uburyo bwo gutanga umusada aho ikintu kigeze igikorwa kigeze biri ku kigero cyiza rero yuko dushobora gukinira mu Rwanda ariko icyo nababwira nuko twe turabikora hanyuma tugira n'abagenzuzi bwa CAF nibwo buzaduha uburenganzira nakuka kugeza uyu munsi kuba turi kubikora nuko ari bo baduhaye iyo green light ngo baduhaye nabyita gute uburenganzira bati nimukomeze ibyo muri gukora bifite impamvu bifite injyana ubwo rero bazaza batureberera aho bigeze barebe niba mu by'ukuri tukiri mu murongo niba tutarajya ku ruhande
aho twagiye ku ruhande batugarure aho bimeze neza bati murekera aha muhihutishe. Nawe rero no kuvuga yuko hakenewe cyane mu by'ukuri turimo dusana nahajya mwebwe abavandimwe b'abanyamakuru aho bakorera hisanzuye hagendanye n'igihe umunyamakuru ashobora kwicara akabona uko yandika akabona internet akabona aho ashobora gucomeka akabona aho yicara atabyigana n'umufana akabona aho uri kuri Flash FM yavuga umupira ariko ikindi gitangazamakuru cyo ku ruhande iryo jwi ntirizemo. Ibyo byose nibyo turi kugenda dutegura aho za kamera zihagarara. Turi kureba urwambariro rw'abakinnyi ndetse n'abasifuzi tukareba ndetse n'ubwiherero bw'abafana n'imyicarire yabo intebe zigezweho zijyanye n'igihe. Ibyinshi hari ibyo twari dufite ariko noneho murabizi ubuzima bugenda buhinduka cyangwa se bunatera imbere. Ibyo byose rero muri kategori zitandukanye nibyo biri gukorwa kugira ngo bigire icyiciro bijyaho. Icyo navuga gusa si ibintu bizaba birangiye uwo munsi ngo tuvuge ngo tuzakira imikino mu kwa gatandatu byose byarangiye, kuko n'ubundi mu kwa karindwi bazongera bagira ibyo badusaba dutegura kugira ngo twakire mu kwa cyenda. Nyuma yaho hari ibyo bazadusaba twitegura neza kugira ngo twakire mu kwa kabiri k'umwaka utaha. Ni ibintu bihoraho n'ubugenzuzi kafu yashyizeho. Ibyinshi byanadutse bigendanye n'icyorezo cya covid aho cyaziye, hari ibyo cyerekanye byinshi bitajyaga bikurikizwa, abantu bagiye gushyiramo imbaraga ku buryo twizera ko bizagenda neza. Ayo Mavubi n'ubundi turi kuvuga kuyategura no mu buryo bwa bashakisha infrastructure zijyanye n'igihe tugezeho, ariko na n'ubu abatoza bariho babiri, ariko na n'ubu abantu bategereje kumenya ngo ese staff izuzuzwa ryari, barashyirwaho ryari bagomba gukorana na bariya twabonye. Ngira nk'uko biweze umutoza nta gihe kiri naramara. Twebwe icyo twirinze nk'ishyiraho ry'umupira w'amaguru ni ukuvuga ngo aze tumuhitiremo. Ntabwo ari byiza yuko wafata umutoza umuha amasezerano afite uko aje gutoza, afite uko yumva cyangwa se yateguye systeme y'imikinire. Twamuhaye umwanya rero mu gihe ari kugenda ku bibuga bitandukanye, arareba abakinnyi ariko arareba n'imitoreze. Ubwo ni nako hari abatoza ngira ngo afite ibiro hari iwacu, tubona abatoza benshi atumira abantu mu Rwanda b'abanyarwanda. Ni nacyo yari yaradusabye bijya mu bwumvikane bw'uko nubwo arimo dutoreza abana ariko noneho afite ubumenyi ashobora gusangiza abatoza bagenzi bacu cyangwa se bene wacu abanyarwanda, nabo bagira icyo bashobora kumwigiraho bakaba bazamuka urwego rwabo. Ni muri ibyo rero arimo warahitamo aracyareba, ariko twibaza ko ngira ngo iminsi twari twahanye irimo irarangira, mu cyumweru gitaha nibaza ko aza gutangaza abo yahisemo. Ubwo arabatwereka turebe niba koko bakwiriye bitewe n'abo yabonye bakumvikana. Kuba bakwiriye nta n'ikindi ni ukuvugana nabo, ahubwo tukareba ngo kuba bagutoranyije ni kimwe, ariko se urajya mu masezerano dufite, kuko nacyo ni ikindi. We avugana nabo mu bijyanye n'uko abona bakumva ibyo akora, areba impapuro cyangwa se impamyabumenyi bafite zijyanye n'ubutoza. Ubu ni wowe twaberetse ngo abyikorere nk'umutekinisiye, hanyuma nibirangira twe tuzavugana nabo turebe ko bajya mu masezerano dufite. Igihe cyose birangiye mu cyumweru gitaha nibaza ko kiza kugera hagati twabikemuye, tukabona n'umwanya wo kumuha itangazamakuru mu by'ukuri, kuko ari wararinyotewe, ari mwe muramukeneye, muganire tugire imigabo n'imigambi duhana yo kuzagira uko twitwara mu gikombe cya Afurika cyangwa se kampeni ya AFCON. Hari abo mwavuganye kuko hari ibyagiye bivugwa, Yves Rwasamanzi, Mugabo wa Alex, Mugisha umutoza w'abanyezamu wa Vipers. Hari abo mwagiye muganira wenda mwebwe? Twebwe ntabo tuganira nabo, twabishyize mu biganza by'umutoza kuko niwe uzabakoresha, niwe uzahitamo abo bakorana. Bazahinduka abakozi bacu b'urwego tuyobora uyu munsi tujyane mu masezerano, yamaze guhitamo abashobora kumva systeme ye, abashobora gukorana nawe. Uyu munsi Frame nshobora kumufata nkamubwira ne Frame n'umutoza mwiza, numva namuguha asanga atoza gutya. Wagenda ugasanga wenda ntimuri bwumvikane mu rurimi. Ashobora kubyemera ko umukoresha bimuhaye, ariko tukaba duhaye umuntu kudakorera muri environment nziza cyane. So twebwe rero nicyo twahisemo, uje gutoza reka tuguhe ibyo ukwiriye kububona, hanyuma natwe tuzasigare turibana nawe ku musaruro. So twe nta mutoza turaganira, ibivugwa n'ibisanzwe mu itangazamakuru, ibivugwa mu byifuzo by'abantu. Hari n'umva kabivuze kugira ngo agushyireho pressure wenda ati nibyo muzakoresha. Ashobora no kuba yakuriye makuru muri koridori, niba mubonye bose baragiye baza kumwita bakabona arugarutse kabiri. Ahari abantu ntihabura ututambuka. So twebwe icyo dutegereje gusa naduha urutonde, ntago ari urutonde ruzakorera mu ibanga, tuzarubamenyesha n'abantu bamenye ko akazi kabo gahari. Namwe ari mwebwe ari twe ari abanyarwanda, tubategereze ku mihigo n'umusaruro icyo bazabemeye gukora. Hanyuma kuri aya Mavubi arinjira muri competition cyangwa araza kugira n'umukino wa gishuti wenda hagatanga? Twifuzaga umukino wa gishuti mu by'ukuri atari twebwe nkatwe tuyobora umupira, ahubwo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ku mutoza, kuko ni n'umwanya wo kugira ngo abone n'abakinnyi. Uyu munsi arabona abakinnyi bose, ngira ngo niyo mwarabibonye iyo ari kuri stade abafite urutonde. Abafite urutonde rwo bari mu kibuga, afite n'urutonde rwo bigeze guhamagarwa.
so iyo ari kubareba hariya ntashobora kubona ngo amenye Ephraim uri kuri no liste ya equipe nationale na Ephraim uri gukina mu ikipe ya Gorilla n'urugero bisaba ko hari umubwira ati Ephraim twakubwiye ni iriya nimero Leonidas ni iriya nimero Muhire ni iriya nimero icyo nicyo ari kugenda akora ariko noneho asigaye guhura nabo ntaravugana nabo bake niba bamaze kugenda asuzanya nabo ngira ngo ejo bundi Jihad numva yarari naha yaraje kumurira kuri office nk'umukinnyi usanzwe ahamagarwa turateganya umukino wa gicuti ariko ikintu kiri kutugora ari twebwe ari amafederasiyo duturanye kuko niyo twari twifuje ya hano mu baturanyi n'uburyo karandiri yacu ya CAF iteye muri uno mwaka bagerageje kuyigira ngufiya cyane cyane bigenderanye n'icyorezo cya covid cyari gihari badateganya ko tuzagira ndi marushanwa uko cyagiye kiduha agahenge cyangwa tugihashya nk'uko bitandukanye nibwo twongeremo amarushanwa nkatwe hano twongeramo amarushanwa y'igikombe cy'amahoro mu bindi bihugu duturanye bashyiramo amarushanwa y'igikombe cy'igihugu ibyo rero byabaye nk'ibituma yegerana kandi dufite itariki ntarengwa yo gutanga amakipe azasohokera u Rwanda ariko bidahindutse turi kuvugana na Congo Kinshasa twifuje kuri 14 biragongana dusanga hano umukino ukomeye Kiyovu APR iwabo hari Mazembe n'ikipe ntibuka muri Tanzania nabo dusanga bafite umukino ukomeye ubu turi kura muri weekend ya 18 kugera ku 21 byadukundira iyo kipe ikaboneka bitadukundira hari uburyo bwa kabiri umutoza ategura ugazabatangariza ni muhura nawe bwo kubona none hari camp yakora n'indi mikino yakora muri icyo gihe gitoya cyo kubasha kuba yakina ariko iyi campaign nk'uko muyizi ni ndende nyuma y'imikino yo mu kwa gatandatu hari journée FIFA nanone zihari twibaza ko icyo gihe ubwo tuzadufite noneho umwanya urambuye munini wo kuba twategura imikino mpuzamahanga ya gicuti ubwo niba mbyumva neza haracyarimo niba mbyumva neza Champions League nk'amaze mbere avuze izabiri muri Confederation kuri iyo tariki na Berkane hagati aho nimba mbyumva neza ubwo shampiyona y'u Rwanda n'igikombe cy'amahoro bizaba bicumbitswe reka mbyite gutyo kuva tariki 14 cyangwa se umukino wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro bari wo duhereye imikino ntago bizabicumbitse ntago ariko nabyigije imbere 14 ntago bigishobotse ubudeja cyo tubanze kibagirwa ahateganywa ni kuri 18 kugera kuri 21 biracyari mu byifuzo byo turi kwandikirana na federation zireba nabyo nkuko Ephraim yarayivuze atari abazabari muri confederation n'iki ni byandi ikipe y'igihugu ireba natwe no kuvangarareba bakavuga ngo nkoze umukino wa gicuti nzakinisha abakinnyi mu gihugu imbere kuko guhamagara abo hanze biragoye mu gihe nabo bari gusoza shampiyona z'iwabo ngo tuzabone uko tubakinisha hano nabo abandi turi gusaba nabo ni ku ruhande rwabo kureba ngo ese buriya tujye mu Rwanda tujye gukina tujyanye abakinnyi bake hari abo tutahamagaye so biri muri negotiations ariko abatoza n'abatekinisiye bafite uburyo bumwe cyangwa ubundi bashobora gukoresha kugira ngo ikipe ijye hamwe agire icyo ageraho hanyuma azabashe kugira uko yitwara ariko byanze bikunze hari igihe shampiyona kuko na 18 kugera 21 niho harimo igikombe cy'amahoro ibyo ni ibintu byumvikana ariko ni ibintu tutakwirirwa tubazanya niba ikipe yo hanze yaboneka itaboneka icyo gihe bizatangira bizavana n'icyemezo cy'umutoza kuvuga ngo niyemera yuko ari ikipe y'igihugu umukino wa gicutuje ibyo ntago ari ikibazo mwambaze amarushanwa bahagaze ibintu byumvikana igihugu nicyo kibanza amarushanwa yo kuyimura no kugira n'ubundi nibiza byaboneka bihagarika naramuka avuze ati noneho mu mwanya uko ntabonye ikipe y'igihugu nkina nayo ndashaka camp twebwe icyo duhari ni ibintu bibiri tugomba kwibuka hari umukozi n'umukoresha so buri umwe rero agomba guha undi kondisiyo zo gukoreramo cyangwa se zo gutanga umusaruro icyo azadusaba nicyo tuzamuha kugira ngo abashe kugira umusaruro ageraho kuko nanone twifuza yuko ejo tuzamubaza ngo kuki utageze kuri ibi akatubwira ngo nuko mwanyimye ibi ni byiza ko tumuha ibyo akwiriye akwiye kubabona ndetse kugiye bisabiye natwe tukazamusaba ngo ko wabibonye umusaruro urahagana niyo mikorere kugeza uyu munsi dufite ariko muragira muti turi kurwana no kurushaka uburyo ki twazatanga amakipe yakiri karazahagarara Rwanda muri Confederation Cup na Champions League kandi kuva kuri 18 kugeza kuri 30 tuvuge niba ikipe y'igihugu ikoze camp no kuva kuri 30 kugeza kuri 14 niho hari imikino yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cya Afrika twavuga ko amarushanwa yasubukurwa nyuma ya tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu deadline yo gutanga amakipe ubundi ubwo ni ryari ubundi deadline yo gutanga amakipe ni bitarenze tariki ya 30 z'ukwa gatandatu ubwo ikiba gihari no kureba ngo amarushanwa azaba ryari ikipe y'igihugu nayo ijye muri iyo campaign y'imikino ibiri ese amarushanwa aribwo asubukurwa ariko siko twe twabyifuzaga hari amatariki mu by'ukuri ntago nayagendanye ngo nyabereke cyane cyane ko bikiri mu ntekerezo nyine ntago turamenya icyo umutoza azadesida mu gihe ngira ngo kongeraza kudusubiza uno munsi aho icyo badusubiza nicyo kiri buvane n'ibyo dushobora gutegura aho dushobora gushyira imikino bishobora koko rero itariki ishobora guhinduka wari bukine ku wa gatatu ukaba wakina ku wa kabiri wari ku wa kane agakina ku wa gatatu byose ni ibintu bishoboka tukareba aho dushobora kubishyira ariko nanone
bubahiriza amategeko n'amabwiriza y'umukino hagati y'umwe n'undi, amasaha 48 yemewe n'ibidashobora kubangamira abakinnyi, kuko nanone ntiwarundanya imikino kugira ngo bakunde basoze kandi mu kanya bishobora kubaviramo imvune n'undi munaniro utaguhesha umusaruro mu ikipe y'igihugu. Ariko icyo mbizeza nuko abatekinisiye bafite kubitegura biri ku murongo kandi bizagenda neza. Hanyuma n'iminota twari tugenewe ndabona yarangiye, ariko tukajya mu komoze gato igikombe cy'amahoro mu masegonda make havugwaga umuterankunga ariko n'ikipe igomba gusohokera u Rwanda mu gihe ikipe yabitwaye ibikombe bibiri, mu gihe ikipe yabitwaye ibikombe bibiri igatwara icya shampiyona, azasohoka iya kabiri muri shampiyona cyangwa yakinnye finale y'Icyamahoro. Sinzi impamvu tubaha amakuru ntimuyasome. Hari amabwiriza y'igikombe cy'amahoro yarasohotse uko gitangiye kuzarinda gisoje, sinzi ntabwo muyashyira ku rubuga neza, hari nacyo nibatubwire ntacyo nimutubwire mwasanze bimeze bite, kuko ngira ngo ni abantu bashaka kuvuga ibintu ko abantu babyifuza kuruta ko twabyanditse bisomeka. Oya nuko bihinduka, uyu mwaka biba byagenze gutya undi bikagenda. Muri uyu mwaka mwabonye bivuga ngo iki? Niyo mpamvu tukibabajije. Muri uyu mwaka nge numva ku rubuga aho dukunda kurebera amabwiriza ndumva bitaragiyeho. Hagiyeho uko karandiri izakurikirana n'igikombe cy'amahoro ariko by'amabwiriza ndumva reka dore ku muterankunga. Okay, umuterankunga ngira ngo yarashakishijwe si umwe si babiri, nta nubwo ari byari bitangiye kuri ubu ngubu, ni ibiganiro byari bimaze iminsi biri kuba, ariko nkuko nabibabwiye abenshi bagiye bikanga ibintu bya covid bakumva amarushanwa amwe n'amwe atazaba. Kugeza uyu munsi rero ibiganiro turimo bigaragara ko umuterankunga wacu tuzakorana nawe umwaka utaha, ngira ngo nabwo tuzamutangaza kuko turi mu biganiro n'abarenze babiri, tukireba buri wese uburyo n'ubushobozi atanga, nabo bakareba icyo batwifuzaho nabo bijyanye na visibility cyangwa n'ibindi nabo bungukira mu marushanwa yacu. Ku mwaka utaha rero ngira ngo nibwo igikombe cy'amahoro kizaba gifite izina, kizaba gifite uko gishobora kwitwa, byagihesha kugaragaza umuterankunga mu by'ukuri. Ariko biranashoboka ko mbere yuko gisoza hari ibyo dushobora gutangaza. Ibintu bigendanye n'ibiganiro na negotiations biragoye kenshi guhita uvuga ngo ubu tugeze kuri no etape, kuko nkuko mubizi ubu nkubwiye ngo umuterankunga n'uyu nguyu, ubwo umwe twari turi kumwe abahagaritse, niyo bavuze babiri baravuga tubwo twatangiye kuvugwa publicity yabibonetse, ubwo batangiye kumenyekana kandi tutarasinya ngo nibyo batanga babitanga. Ikindi nuko hari icyo mwari muvuze ku marushanwa y'igikombe cy'amahoro ndetse na shampiyona. Igihe ikipe yatwara ibikombe byombi bibiri, igikombe nanone wageze ku mukino, hari wageze ku mukino wa nyuma, hari n'uwabaye wa kabiri hirya ku rutonde, ariko urumva wageze ku mukino wa nyuma burya hari uburemere abafite ku rutonde, wabaye wa kabiri ku rutonde. Icyo gihe rero niwe uzaba ahagararira igihugu. Uzakina finale ni uzakina finale y'igikombe cy'amahoro. Ibi mwabiganiriyeho mu nteko rusange cyangwa n'ibyo wenda komite executive? Ntabwo biri mu nteko rusange, biri mu burenganzira bwa komite executive, sinzi ko tuyita mu Kinyarwanda. Mukamwara nabimenyesheje amakipe yose. Amarushanwa yose ntabwo ushobora gutangira irushanwa ngo uritangize utabwiye urikina icyo azakinira, icyo azageraho. Niyo mpamvu tubaho bakinira tukabaha amasaha, ariko mbere na mbere ikintu kibanza habanza amabwiriza. Habanza amabwiriza yo irushanwa rizagenda. Icyo rero nicyo kibanza abanyamuryango barayamenye, biri no kuri website yacu, nubwo ntazi urundi rubuga mwavuze mu biburiraho, ariko kuri website yacu biro kuva igikombe cy'amahoro cyatangira. Rwafa narwo rukennye cyane SG. Kimwe n'izindi nyinshi website yanyu nimushaka umuntu akora umurimo, n'imbuga nyinshi zikennye, hari ibintu bya kera, imbuga nyinshi zikennye cyane wenda z'ibitangazamakuru, binaba n'imbogamizi kuvuga ngo ushake uza gukora kuri Ferwafa wibaza aho mukura mu gihe naho yakorera abakozi barahari, ariko tuzabigeraho. Abo mwe murakize, mushaka umuntu ukora umurimo, ariko dusunikira gapira. Ku mutima turakize, turifuza ko bizagenda neza, nibaza ko biri mu nzira bizasobanuka. Icyo dushaka uyu munsi nuko nawe tumutegura environment azakoreramo, afite ibikoresho bihagije, afite ibyo akenera, afite abona amakuru ahagije n'uburyo bwo kuyatangaza ibyo asabwa. Ushobora kumubona ugasanga ibyo umugomba nawe utarayibonera ubushobozi. Ikindi nkuko mubyibuka twese tujye tubyibuka, ubu turi mu mwaka w'ingingo y'imari twasanze ihari, ntabwo rero ari twego kuza guhindaguranya ibintu ko twabisanze. Amasegonda make dusoreze kuri under 16 iragenda ryari? Baragenda ku itariki 7, niba nibuka neza, kuzageza ku itariki 15 nibwo amarushanwa ari. N'amarushanwa yo ku mugabane Burayi twatumiwemo nk'igihugu kimwe cyonyine cya Afurika. Ni imibanire myiza hagati ya Ferwafa na UEFA, twifuje ko twafatanya kugira ngo tuzamure umupira w'abana mu by'ukuri. Nihuse nababwira ko uyu mwaka twavuze ko twebwe muri iyi manda dufite diagram ye twarayihindukije. Twari dufite abakinnyi benshi hejuru, waza hasi mu myaka mito tukababura. Uyu munsi twifuje ko tugira ibihumbi by'abana hasi,
ahubwo bakagenda bagabanuka bitewe n'uko ab'intoranwa bagenda baba bakeya kugira ubwo dusigarana selection team. Mu kazi kenshi muri iyi minsi mufite, reka tubashimire kuri iyi minota mu mike muduhaye, ariko ubwo n'ubutaha ni ku karibu. buryo burambuye ni karibu Ndasoza nanisegura ubundi aha ni mu rugo nakaba ariho nahereye mbere y'ahandi, ariko gusa no kubw'uwo mwanya mwavugaga, ariko mbizeza ko ubutaha ngira ngo ikiganiro mugira hanini hashoboka harenze 50% y'isaha muzaba mufite, ndayibemereye kandi n'inshingano zanjye. ICG murakoze cyane. Ndabashimiye. Reka dusubire ejo saa 2:30 mu yindi porogaramu fana, tugiye gukomereza mu kiganiro The Blitz, hanyuma Nyagatare bagiye gukomereza mu bivugwa hirya no hino. Mugira umunsi mwiza. Uri kuri